nagize isabukuru Imana yavuga ati Big Man rwose abanyarwanda bajya gushaka reka mwongere imyaka y'uburame witere kubwira abanyarwanda ese ni ibiki bihari muri football nyarwanda football y'isi niki wabwira abanyarwanda babwira ngo uyu munsi nyamurika nagize imyaka nazi umubare ariko mvuga ngo nyarwanda navutse ndakabebe ubisabukuru yanjye mwandirimbira mwakanda akanyenyeri sharing ibitekerezo ubumva ko n'undi muntu uko ugenda ukura niko experience y'akazi ukora regene izamuka ngiye kwa makuru mu kwezi kwa mbere Imana yavuga ati Big Man umusore w'Abanyarwanda reka mwongere indi myaka yo gutanga ibyiza ku banyarwanda baragukunze nanjye Imana ndabibona reka nkomeze mukundishe n'abandi muho buzima so umunsi ndishimye abantu banjye bambresinze naho tutukotinga amazina ariko harimo inkora mutima zangiza amazina ati Big Man kingwa twinjire twifatanye nawe kuno munsi w'amavuko yawe isabukuru yawe y'amavuko dukomeze kuenjoyinga shimira mama wanje bakomeje kuba nanjye shima nini nkora mutima yanjye kaze kuvuga mu kiganiro kuko abahetazi n'abandi baryamye amajanja mfite abantu yurya ngo niba ushaka gutera imbere jyana n'abandi niba ushaka kugera kure yegereza abantu hari abantu bankunda rero bakunda ibyo nkora bamba hafi basupporting umunsi ku munsi nandishimye uyu mwaka niwo myaka ngize nzabikora ikiganiro ejo mbivugaho niwo mwaka ngize mwishima nagize challenge y'ubuzima mbona ibingoye mbona ibyiza ngira inshuti ngira abagambanyi ntago babura uteye intambwe hagiye bandika mu biganiro byanjye abandi barangasa bazi ko mwenebereye ariko Imana yanjye imaba ati Big Man umusore wawe ndagukunda reka nzi dukomeze kubana kandi ndaguha byinshi byiza ndaguha ubumenyi mw'igikundiro abanyarwanda bazamenya ikikurimo aho nshaka kwimurika ibindimo bizamurika dukomeze kubana rero musoza umwaka neza bamwe n'imiryango mukunzi wa Big Man Rwanda mubwira ngo amahoro Imana akomeze kubana nawe nje nitwa Big Man umusore w'Abanyarwanda mbabwira ngo Imana ikomeze kubana namwe bifuriza impera z'umwaka nziza mutangira umwaka wa 2026 neza muri imiryango yanyu nyamuneka muzarye iminsi mikuru mumeze neza mushima Imana icyo mubwira ngere cyo musaba ni ukurikira ibiganiro bya Big Man Rwanda ukora subscribe na comment nta kindi musabye aho ni support ubutanze kuri Big Man Rwanda umuryango wa Big Man Rwanda ukomeza kwaguka ukomeza kuba munini aka kanya rero ndagira ngo baye breaking news ariko muze kwibuka muri video nababwiye kuri hoteli imwe iri hafi yo kwa Minyoni mbabwira ko haje umutoza w'umuzungu nabasha kumenya izina ariko uyu munsi aka kanya kuri Big Man Rwanda nteretse kuri wa gatanu bwa ngo weekend nziza ngiye kuha breaking news mwicire muri weekend mufite amakuru meza kuri sport icyo nakubwira cyo nuko sport irimo iritegura umukino ifite ku cyumweru n'ikipe ya Bugesera n'umukino nakata ngo ni betting noir ni umukino uheruka muri season ya 2024 2025 ni season yabashe kugorwamo n'ikipe sport ibasha kwitesha igikombe mu manzaganya mu bintu byavuzwe byinshi byateguwe mwabonye abakenyi bagiye bahanwa ariko Sport yabati nyamurika turaje noneho ishyamba se ryarindi umusifuzi wa wundi wori SG waferwa fasi wa wundi ibintu yagiye ku murongo ikaduze dukina umupira kandanda urushundi abashe kumutsinda iyo ryo nakubwira champion muri no weekend gakomeza amakipe atandukanye aragenda kina ariko icyo nakubwira cyo nuko Sport ifite umukino ukomeye na Bugesera ku cyumweru so rero cyo kwinjiramo ni breaking news mbazani tuze kuganira akantu kandi ido nido kugira ngo uze kumenya ngo ese Big Man urwego n'uruhe ese ibinera bivuze bikwe hehe mbabwiza ukuri uyu mutoza w'umufaransa amaze iminsi ari munsi y'icyumweru n'iminsi 5 mu Rwanda ntabwo ibintu wabyemera utabizi njyewe gera mu Rwanda eho muza kwibuka ko iyi perezida Meya Budara yagiranye inama n'abantu muri hoteli iri hafi kwa Minyoni i Remera habashe kuganirwa iby'uyu mutoza ariko uyu munsi wa gatanu nibwo komite igizwe n'abantu 5 wewe nzibacyuho babashe kwicara amahirwe 60% biraza kuba uyu mufaransa ngiye kubabwira izina rye hari undi mukinnyi nawe mbabwira ngo ni Winnie Machachari ni umukinnyi w'umustar umukinnyi wakoze ibigwi ufite ibitego 5 ahavuye nawe ni umukinnyi witwaye neza ukina kuri 6 nawe byamaze kurangira officially yamaze gusinya muri Sport tuze kujyana izo ni camake kugira ngo uze gutega ikiganiro cya Big Man Rwanda aze gukuramo icyo ukuramo nuko tugiye kuganira akantu ku kandi kuri izi transferi zigiye gukorwa reka tuyendere ku mutoza n'umutoza afite imyaka 58 y'amavuko akaba ari umufaransa akaba yaratoje muri muri
Issa Vita Club yo muri Congo, agatoza muri Azam yo muri Tanzania. Ahantu yabashiye guca yagiye haca hejuru ya moyenne d'âge y'umwaka n'amezi. Urumva ko n'umutoza uramba ahantu yabashije gutoza. Amazina ye akaba yitwa Bruno Ferra. Nabwiye ko afite imyaka 58, mbabwira aho yagiye aca, yaciye muri Issa Vita Club yo muri Congo, aca muri Azam muri Tanzania, kandi hose yagiye ahagira ibigwi byiza. Sibyo nakubwira rero, tugiye kuza kuri uwo bita, muze mumva amazina papa, utarivuze neza wakekenya ururimi. Bamwita Faustin Likanga Kitoko Pizarro. Uyu ni umukongomani yaciye mu ikipe bita Flambeau de l'Est, ni ikipe yo mu Burundi, yakina kuri gatandatu, yatsinze ibitego 5. N'umukaseri, ubona ko n'umukinnyi ufite parcours nziza, n'umukinnyi abareyo bavuga ko kuri gatandatu hari ikibazo, kubona gasefu aza maîtrise nibeho n'abandi batandukanye bakasimbana. Ariko aka kanya breaking news nuko uyu nguyu Faustin Likanga Pizarro Bokota momera matica, urumva rero akamaze gusinya, akaba ari umukinnyi wa Sport muhera mu kwa mbere, akaba azabakina retour, ari umukinnyi wa Sport kandi no umukinnyi w'umuhanga. Nkubwira ngo abakunzi ba Rayon muguzi intwari ikomeye, mukuza umukinnyi mwiza. Uyu mutoza nawe mbabwiye nuko mu bari guhabwa amahirwe, mbabwira abaganira n'ubuyobozi bwa Rayon cyangwa inziba cyo abantu 5 uyabashiye kuganiraho yitsaho cyane n'uyu Bruno Ferra. Bruno Ferra rero nkubwira ngo iri time muri kanya gari buze cyangwa ejo nizo ko cyo bita breaking news, ubuyobozi bwa Sport bumaze kumusinyisha. Icyo nababwira cyo nje muri video nakoze, nabwiye ko mu Rwanda hamaze gusesekara umukinnyi utoza w'umuzungu. Ndababwira ngo ariko ntabwo izina rye riramenyekana aka kanya. Ubuyobozi bwari bwabashije gusevinga izina ry'umutoza ko n'umutoza ufite ibigwi. Aka kanya ariko ari gihe kuba ari gihe hanze aka kanya, nuko 60 bishyira 80 bishyira ku ijana yamaze kuba yaganirizwa, ari we mutoza uri guhabwa amahirwe ko agiye kuba umutoza wa Sport mu gihe kigera ku myaka 2. Muze kunyumva neza, ari gusinye hagati y'imyaka 2 n'umwaka 1 n'igice, niyo contrat bari buzi ko bari kunegosiyaho. Ntabwo ndamenya ngo umushahara azahembwa cyangwa icyo contrat iteye gute, ariko icyo nakubwira cyo nuko ayo makuru ahari muri Sport. Mbabwira ngo nyamuneka bareyo unibwo mwaza barajya he. Icyo nakubwira cyo nuko hari abakinnyi, narabwije undi myitozo mu Nzove, hari abakinnyi bagera kuri 5 bagomba kuba baganirizwa, bagasezerwa cyangwa bagasesa amasezerano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abo ni bande? Nuwo bita Sefu Kamba na Roho, akina kuri gatandatu, n'umukinnyi wagize ibihe bitandukanye muri Sport, ariko bakaba batinyamuneka wakoze byiza, ariko igihe kirageze yuko twatandukana, ukashakira ubuzima handi, natwe tugashakira abandi performance nziza mu bandi bakinnyi, twabasha kujyana ibiganiro byiza nabo bakabasha kuba gusimbura kuri uwo mwanya. Undi mukinnyi ndi bukubwire uwo bita Serumogo ari n'umukinnyi ukina kuri gatatu. Ano umukinnyi nawe wabashe kubona ko urwego rwe Sport itekimushakamo cyangwa ubwo gishaka muri uwo mukinnyi nagakibifite, bavuga yuko bajye kwicara bakabasha kuba basesa amasezerano cyangwa baganira bagatandukana neza bakabashimira. Undi mukinnyi n'uwo bita bamwita Prince Gasore, n'umukinnyi wavuye mu Burundi kuri manda ya Tadeyo, babashe kumusinyisha. Ubona ko aje asufura, si umukinnyi ufite icyo bita, cyo nakubwira ngo fitness, abasha kwiyadabuta, ariko n'ubundi ubona ko igenda ahuzagurika bikubasha kwanga. Aka kanya rero perezida wona bita Meya Budara akaba agiye kumushimira, amwe ati warakoze, wabanye natwe mu gihe gito tumaranye, yashakira handi, ariko binanze akacu ko bagorana, harimo offer yo kuba babatiza kugira ngo batange gap yo kugira ngo basinye mandi bakinnyi mu kwa mbere bagera kuri 5 Rayon Sport zinjiza mu ikipe ya Sport. Undi mukinnyi uri kuvugwaho ushobora kuba wagenda nuwo bita Pavel Nzira, ni umukinnyi wasinshwa amezi 6, uvuga ngo yo ari no ku musozo. By the way, nta nibirenze birimo, we nuko umushibati warakoze, waje nyine kuri Delibera twiyeretse urwego rwawe, ngaho nawe genda ushakira handi. Icyo niba ukwibutse, Pavel Nzira yaje ari umukinnyi usezerewe muri APR bamushimiye, ariko bavuga yuko
bamusimbuje bita Pierre ngo aze kuba ari umunyezamu wa mbere. Baravuga ati Nyamuneka ari Pavel Nzira n'uwo bita Pierre ufite urwego ruri hejuru n'uwe, basanga ari Pierre. Pavel Nzira arasezerwa. Aka kanya rero nawe ari mu bantu batanu bagomba kugenda mu kwezi kwa mbere. Abibazaga ku bibazo by'imvune biri muri siporo, uwo bita Tambe Magruwari nyuma yuko yagize imvune kuri match y'ikipe ya APR yakibereye kuri Stade Amahoro, nyuma y'umukino uzahuza Sport na Bugesera, nawe ari mu bakinnyi bazakina match ikurikira, babwira ngo nawe ari hafi. Undi n'uwo bita Abedi Maestro Abedi Machachari, umukino avuga ngo nawe ni umukinnyi mwiza, ariko impamvu mutabonye ubwiza bw'abakunzi ba Sport nuko yabashije gukina ku mvune yari amaranye igihe. Iyo mvune yikuye muri Kiyovu Sport ayizana muri Polisi, ni imvune bita ngo tando, ni imvune y'agatsisino, aho agatsisino baba umutsi nyine baragiye barawukanga uva mu mwanya wawo, kandi no mutsi w'agatsisino iyo ugize ikibazo urana ko wakora dueli zo gushitura ajya mu kirere, bisaba ko nyine yireserva ukanakwegenda atinyamo ngo batamukomaho akagora akamanika. Icyo nakubwira rero, uwo ngo nuwo bita Abedi nawe afite ibyumweru bitatu hanze, ariko hano imikino avuye mu mvune abasaba ko yadabuta kugira agarukane forume, abashe no gutinyuka, abashe kujya gusubira mu bihe bye. Nuko twaprepsiza hagati y'ukwezi n'ibyumweru bitatu n'igice, aho ngaho byaba bimaze gukunda. Ako kanya ngo cyo nakubwira cyo nuko mu mpera z'ukwezi kwa mbere shampiyona imaze gusubukurwa, uwo bita Abedi Maestro nawe muzamubona. Undi muntu wari muravugisha abantu ati se Nyamuneka ko yakize tugatari kumubona ninde? Uwo mukinnyi n'uwo bita Maestro bamwita ngo ibintu byose bibaho, Chagi Mitriprize, ibintu byose kuko ni Maestro, ibintu byose arabikora kandi akabikora mu gihe. N'uwo bita Faringanye niwe mwataka wa mbere mu Rwanda. Faringanye niwe mwataka wa mbere mu Rwanda. Nakubwira ngo ushaka gucomeka telefone imucomekamo, ushaka gucomeka firigo, ushaka gucomeka ipasi, nicyo bita byose. Ni umukinnyi rero muhanga, bamwita Faringanye Maestro Mawingi. Umva umwataka ngiye nakubwira ngo uramuzi ikintu mwita, ariko muramuza bareyo, ntabwo ndi kuvuga ibintu byinshi, nuko ari umukinnyi w'umuhanga kandi uzatanga ikizere. Mbaza ngo rero dosiye ya Faringanye imeze gute? Faringanye yarakize, none ejo bundi uwo bita Meya Budara yamamufashe amujyana ku bitaro, ku mudogiteri ubaga amagufwa, ubaga n'imitsi n'ibindi, ubaga abakinnyi batandukanye, yabaze batubyaye, abaga ba Shangoga, abaga ba Kageremedi, abaga basugira n'abandi batandukanye. Icyo nakubwira rero, uwo mukinnyi uwo muganga bamwita Dogiteri Bukara, niwe mudogiteri wa mbere mu Rwanda uzi kubaga. Nuko bamenye aravuga ati Meya Budara tujya mu modoka tugenda. Bagezeyo Dogiteri Bukara aramubwira ati Nyamuneka nshaka kugira ngo turebe ese mu gihe wari umaze kuba wavunika witwaye gute hanze y'ikibuga, ntabwo wagiye mu nkumi, ntabwo wagiye mu nzoga, byose arabireba asanga umwana yiyezerive yarifashe. None amwe atijya ku gitanda ngurebere, afata icyo bita apareye acomeka mu icyo bita mu ivi, avuga ati kanze ngurebere papa, ubundi ibi bintu bimeze bite? Ko bareba kunyotewe urabura igikingana gute kugira ngo wisange mu kibuga uri umukinnyi abareyo babasha kubona ibyishimo cyangwa baza kubona ibyishimo biciye muri wowe. Dogiteri Bukara amwambika pareye amushyira mu ivi, avuga ati Nyamuneka perezida wa Sport, icyizere kiri hafi, icyizere kiri hejuru, ni 90% cyuko uwo bita Faringanye ikinasigaje nuko agira umutoza umurizavinga, umurizeriva, uvuga ati Nyamuneka ino match ifite tantari hejuru, ino match ifite uburemere bumeze bute, akagenda muheza iminota mike kugira ngo uwo bita Faringanye agende. Ngo yavuze ko iyo kigera mu kibuga agira uburibwe, utuntu nye tumeze nka miske, n'utuntu two mu mubiri dukoranaho, iyo dukoranyeho ngo arababara, ariko genda ngakina ashyuha, niko ngo izo miskile zigenda zirekurana, akumva ko nta kibazo, uko yagiye atinda mu kibuga yiyadabutamo akagenda anyine uko yashyushye. Urabona ifite imvune utarahora, ntabwo imvune yumva. Iyo umaze gukonja uvuye mu kibuga rero ya mvune wumva yazamuye uburibwe n'ubukana, kubera ko amaraso yamaze gusubira mu mwanya wayo, atakiri gutuna cyane. Avuga ati ngiye nagiye gukina numva ndi kubabara. Avuga ati nta kindi, uko kubabara si uko uri kubabara mu ivi cyangwa utakize, ahubwo ni ubwongo buri connecte n'ivi, wumva ko ufite ubwoba yuko ugiye mu kibuga wakongera ukavunika, imvune yawe ikabasha kuba yasubira hasi cyangwa wakongera ugasubira mu bitaro. Aramubwira ngo ikintu gisabwa
ubu amuhaye icyo bita hedge, uburenganzira, ariko bizakorwa n'umutoza ugenda amuhereza imikino bitewe n'uburemere bw'imikino afite yabasha gukina, kugira ngo agende agarura icyo bita fitness, aniyadaputa ko yagarutse mu kibuga, n'umukaya n'ubwonko n'amagufwa n'amaraso yakira ko atangiye gukora icyo bita akazi ke yasinyiye ariko gukina football. Nicyo nabo kwifaringanye rero bafana ba Rayon, mwihangane rwose ngo nimuvumbize umwenge we, uyu mukinnyi mu kwa mbere nibwo twamwizera. Aya ni amakuru nkanjye Big Man umusore nyarwanda banatoje, navuga ati nyamuneka ABCDE biratubwira yuko uyifaringanye mumwihutishije, n'ubundi afite ubwoba mu mitekerereze. Birasaba ko yagenda akina imyitozo, nabetse amavideo mu Nzove, imyitozo arayikora neza, arajya muri dueli araganya, ameze neza. Rero igisiga cyanyu bita Asumani Ndikumana umurundi, arahari nawe ameze neza, mwaramubonye kuri match ya Gicumbi, niwe wagomba Igicumbi yabanize, arahari ameze neza kuri match ya Bugesera, wo bita Asumani, wo bita Asumani Ndikumana araza kubanza mu kibuga muri 11 bari baze muri sport, arabari ku cyo bita uruhembe, avuga ati ndaharisha Bugesera biryenye, bivuze ngo abasifuzi ngo mwateguye nk'inkoko ngizindi katanga bareye amabuye, reka ubu none ibintu byakajijwe berekeza mu Bugesera wese baramusaka n'urwembe n'urushinge n'urwarurere barukata. Mugende muzi neza ko siporo ivuga ati ntacyo dushaka na kimwe cyo dushyira muri danger, turakubita Bugesera ku kibuga cyayo ivombe ritomuke. Ayo rero amakuru yambahe breaking news mbaye nizo, umutoza ari hafi mibiri kuraninga kuri 60-70 bishyira ko uyu mutoza araba ari umufaransa bamwita mukomeze mwitsume mwere mu kiganiro habanje namwe muze kuvuga iryo zina. Icyo nabwo rero ni umufaransa afite ibigwi byiza, yatoje muri Azamu, yaciye neza, yaciye muri Vita Club yo muri Congo, ya performance byiza, ni umutoza ukavuga ngo Nespoir ikeneye umutoza, harabasigaye umutoza wungirije. Ese twibaza ngo Haruna Feruzi aramwungiriza cyangwa Feruzi baramusezerera yizanira we? Fitness arahari bamwita Mwambari Serge, ni umutoza tumaze kubona ko amaze gushyira abakinnyi ku rwego. Twabonye wo bita Azizi Basani araguruka, twabonye wo bita ba Kitogo bamaze kubarara aragenda, twabonye wo bita Sidi Paul Jesus aragenda, twabonye wo bita Fabrice Mukoza mu rwego, twabonye ndetse ndanye ba defenseur ba Emery Bayisenge, twabonye ba Kabange, abo bose baragenda. Tumaze kubona umwana bwanijira amaze kuza mu rwego. Twamaze kubona ko uyu nguyu umutoza wa siporo wo bita Haruna Feruzi nawe n'umutoza umwungirije mwiza wazamurira urwego abakinnyi kandi bakajya performance nziza. Babwira ngo baje gutekereza neza, nibaze gushyira ryo kumwirukana biri force, baganiye nawe niba umuzungu amwemera abashe kumwungiriza, ko twamaze kubona ko nawe hari ikintu yakora. Sibye match ya PL bamunyuzemo akamurya 3, hari ikintu bamushinja. Abakinnyi baramukunda, abahari Berite arabaganiriza, ababwira ati mukore gutya igitego cyategurwa, ubona ko abakinnyi bisanzuye kubera umutoza abahari Berite kandi ukona ko bitanga umusaruro. Nabwira ngo ngende nditwa Big Man, ariko uyu munsi by the way n'agahinda navu